muri koleje Inyemeramihigo mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu habayeyo impanuka, ariko ntabwo ari impanuka ya moto cyangwa y'ibinyabiziga, ni impanuka y'inkongi y'umuriro. Habaye inkongi y'umuriro iteye ubwoba ku buryo abantu benshi rwose bahahamutse, abanyeshuri, ababyeyi, bavuga ati se iyi nkongi y'umuriro koko yatewe n'iki? Ariko nk'uko abayobozi bakomeje babivuga, batangaje ko rwose mu iperereza bakoze ntabwo iyi nkongi y'umuriro hari ahandi hantu yaba yaturutse, cyangwa se wenda ari ubundi bugome cyangwa se abagome baba bayiteye, oya, ahubwo iyi nkongi y'umuriro yaturutse ku muriro mwinshi cyane waje ufite umuvuduko. Murabizi hari igihe umuriro uza noneho ukarenga igipimo wari usanzwe uzaho. Abantu bagize amahirwe yo kwiga ibintu by'amashanyarazi baba babizi cyane, noneho bikaba byatwika cyangwa se habaho sirikwi. Nicyo kibazo cyabayeho rero, gusa amahirwe iyi nkongi y'umuriro yabayeho abanyeshuri batari muri dorutwari. Inkongi y'umuriro rero yabaye mu kigo cya koleje Inyemeramihigo. Murabizi iki kigo kirazwi cyane, ni ikigo gifite kigamo abana b'abahanga cyane, ndetse baba bari kuri digiri iri hejuru, kuri level iri hejuru. Ikigo rero murumva ko satani yagerageje kugihiga nyine no kukirwanya, kuko hangiritse ibintu bifite imbaraga, ndetse ibintu byinshi cyane, ibintu bigera ku mamiliyoni 47, ibintu bifite agaciro ka miliyoni 47. Murumva izo miliyoni ni nyinshi cyane zangiritse, ndetse abanyeshuri n'ababyeyi bose bakaba bahangayitse, n'abayobozi b'ikigo, abayobozi bo muri uwo murenge, ndetse no muri ako karere ka Rubavu. Nk'uko rero umuyobozi w'akarere ka Rubavu yabitangaje witwa Prosper Mulindwa, aba bana bwo bari bari muri etide ku mugoroba, nibwo habaye impanuka. Bagiye muri etide ya nimugoroba saa 12, nibwo habaye impanuka, ibintu birashya birakongoka, ibikoresho by'aho abana b'abahungu bararaga birashya birakongoka, harimo za matora, harimo ibiryamirwa, nyine murabyumva, ibyo biyorosaga, amavarizi, ibikoresho byabo bitandukanye birashya birakongoka. Ndetse murabona ko mu dorutwari yabo hasigayemo ibitanda gusa, ibindi amavarize, amashuka, ibyo bararana, ibikoresho bakoresha byo mu masuku, byose birashya kubera iyo nkongi y'umuriro. Rero iyo nkongi y'umuriro yabaye muri iki kigo, ikaba yabaye abanyeshuri batarimo bagiye muri etide. Niyo mahirwe abana twavuga bagize, kuko ni amahirwe kuba nta mwana witabye Imana cyangwa se wapfire muri iyi mpanuka, kuko murabizi ko birashoboka cyane. Hari impanuka nyinshi zijya ziba abana bagapfiramo cyangwa se abantu bagapfiramo, ariko kuba nta mwana wapfiriyemo rwose ni amahirwe. Twavuga ko muri dorutwari y'abahungu ari amahirwe bagize, kuko umuriro uje ari mwinshi gutya ugatwika ibikoresho bingana gutya, ntago aba woroshye. Ndetse nk'uko babitangaje rero, aba bana bakaba bari gushakirwa ibikoresho by'ibanze kugira ngo bakomeze amasomo yabo kandi ntawuhungabanye, kuko ababyeyi babo nabo babimenyeshejwe, abavandimwe ndetse n'inshuti bose bamenyeshejwe ko iki kigo cyahuye n'ibibazo, nk'uko mwabigiye mubisoma mu binyamakuru byinshi no mu itangazamakuru ryinshi, ko iki kigo cyahuye n'izi mbogamizi. Ntabwo ari ibintu rero byoroshye, ntabwo ari ibintu twavuga ko byoroshye kubyakira, ariko kandi buriya haguma ubuzima, haguma amagara, naho ibintu byo ntibishakwa, ibintu biragenda. Ariko iyo abantu nta muntu n'umwe wangiritse cyangwa se wapfiriye ahantu, burya twavuga tuti ni amahirwe, ni Nyagasani uba wakinze ukuboko. Rero ni ibintu bitoroshye cyane, noneho
mu ntangiriro z'igihembwe murabizi ko abanyeshuri baba bajyanye ibikoresho, bajyanye minervari, ababyeyi kugira ngo bongere kugura ibikoresho bishyashya mu ntangiriro z'igihembwe aribwo kinatangira, ntago aba ari ibintu byoroshye, ariko nanone ntago twavuga ngo abanyeshuri ntibaziga, ahubwo abanyeshuri nyine bagomba gukomeza gushakirwa ibikoresho ndetse bakiga. Nk'uko mwabibonye kuri sikirini zanyu, hariho ifoto ya Meya Erasme, uwari meya w'akarere ka Nyanza, negise w'akarere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mugabo rero nawe akaba ari umwe mu bahuye n'ibibazo muri uyu mwaka, rwose itangazamakuru ryose ryo mu Rwanda ririmo riramwandikaho cyane. Murabizi ko ari umuntu wakoze ibintu bidasanzwe rwose byo gufata ububasha ahabwa n'itegeko akabukoresha mu nyungu ze bwite. Nyuma rero y'iyi nkongi y'umuriro yabereye mu ntara y'Iburengerazuba, nifuje ko tuvuga ku rubanza rwa meya, rw'uwahoze ari meya w'intara w'akarere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, witwa Ntazinda Erasme, ukurikiranweho guca inyuma uwo bashakanye hamwe n'uyu mugore we, rwose iki gisupusupu cye nimba bavuga hariya ni igisupusupu cyangwa se inshoreke ye, bo bavuga ko ari inshoreke ye, biravugwa ko uyu mugore ari inshoreke ya meya, ndetse murabona ko yifotoje ari mu biro bya meya. Ntawe ubizi niba ari meya wamufotoye, ntawe ubizi niba ari kamera yamufotoye, gusa biravugwa ko meya yari yarataye urugo kubera iyi nshoreke. Rero meya akaba aregwa hari ibyaha akurikiranyweho by'ubushoreke no guta urugo, nk'umuntu nka meya ushinzwe kureberera ingo ndetse no gusigasira ingo kugira ngo zibeho neza, numva kugira ngo ate urugo ndetse nyuma yo gukomeretsa umugore we mu buryo bukabije, amukomeretsa umutima, amurisha umutima. Biravugwa ko rwose uyu meya yakuweho gitungurano, inama yarateranye bitunguranye akurwaho, ndetse arangije akurikiranwa n'inzego zibishinzwe, RIB irakomeza iramukurikirana. Gusa ibyaha akurikiranweho meya, uwahoze ari meya w'akarere ka Nyanza, mumbabarire ex meya of Nyanza, akurikiranweho ibyaha by'ubushoreke no guta urugo. Ibi byaha rero bikaba bikurikiranwa igihe urenganwa cyangwa se uwakorewe icyaha ari we wareze, ni ukuvuga umugore wa meya niwe ugomba kuregera iki cyaha, ndetse kikaba cyakurikiranwa ndetse kikaba cyaburanishwa mu mizi, ariko ari umugore wa meya wagize gute, wareze. Ubwo rero urubanza rukaba rwimuriwe ku itariki ya 9 y'ukwa gatanu, nibwo uru rubanza tuzamenya uko ruzagenda. Yego, uko umucamanza yabajije nimba impande zombi zose ziteguye, bavuga ko batiteguye, ndetse ko Ntazinda Erasme ari kuburanwa ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Urumva ko urubanza rero mu mizi n'ejo.